iriya keyboard urumva nayo ni input device kubera ko nayo ikoresha wandika ibintu ukeneye ko imashini iza guprocessinga. Iyo bari gucuruza ama antivirus cyangwa se ama window mu buryo buri hard bayacuruza ku masede. Ndagusuhuje ukurikiye Titan Menya TV. Niba ari ubwambere ugeze kuri iyi channel nagushishikariza gukora subscribe kugira ngo amasomo aca kuri iyi channel atazagucika kandi azakugeraho uri mu bambere. Uyu munsi ndagira ngo tuze kwigira hamwe igikoresho dusanzwe dukoresha haba mu rugo, haba mu kazi ndetse no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni igikoresho gikoreshwa cyane cyitwa computer. Computer mu bijyanye n'igisobanuro cy'amagambo cyangwa se definition yayo ivuga ko is an electronic device cyangwa se ni igikoresho kiri electronic that process data and perform tasks, cyangwa se gitunganya amakuru ndetse kikaba cyakora n'ibikorwa runaka based on instruction provided by hardware and software, ariko kigendeye ku makuru cyahawe na hardware ndetse na software. Guys, ahangaha ndi kugira ngo twinjire muri computer ariko mu buryo buri deep, cyangwa se duhere kuri introduction yayo kugira ngo tumenye ngo ese computer ni iki, computer ikora ite, cyangwa se computer ubundi muri rusange computer ubundi ni iki. Nicyo kintu ngira ngo hano tubanze tumenye. Urumva mu gisobanuro cyayo ni igikoresho electronique gitunganya amakuru ndetse kigakora ibikorwa runaka ariko kigendeye ku makuru gihabwa na software ndetse na hardware. Tukiri aho ngaho, software ndetse na hardware ni ibice bibiri bigize computer. Dufitemo hardware ndetse na software. Izi hardware mu bigaragara hardware biba ari ibice bya computer ariko ushobora kureba ukaba wanabifata, cyangwa se are tangible parts of computer. Mu gihe software zo ntiwayibona ndetse ntiwanayifata, kuko software ni ibintu. Urugero nk'ubu uramutse ufashe WhatsApp, muri WhatsApp ntiwayifata ntiwanayibona usibye kumva ngo nyine mfite WhatsApp muri telefone yanjye cyangwa se mfite WhatsApp mu mashini yanjye. Urumva iriya ni software. Ari naho rero bitandukanye na hardware. Mu gihe hardware ni kuri vuga ngo wenda urugero screen ya phone yanjye yamenetse, buriya ni hardware uri kuvuga. Hardware ni ibice bya computer ariko bigaragara ushobora kureba cyangwa se ntanabikoraho cyangwa ntanabipressinga mu gihe byagize ibibazo runaka. Hano bitandukanye na software. Mu gihe software yo yarangiritse uzana indi software n'ubundi kugira ngo igufashe gukora ya yindi. Niho hano bitandukanira na hardware. Mu gihe hardware yo ibisanzwe no kwitabaza ama turnevis, kwitabaza ama ferrosudi, ama multimeter ukaza ugapima ibintu byinshi. Rero uyu munsi nagira ngo twige kuri hardware cyangwa se turebe hardware ziba zigize computer ndetse n'igisobanuro cyazo ndetse n'imimaro yazo n'ibyo zikora. Ubundi computer igirwa n'ibice bine by'ingenzi, ariho hazamo, aho ndavuga muri hardware tuba dufitemo igice cya mbere ni input device. Iki ngiki ni igice cya mbere mu bigize computer hardware. Input device ni bya bikoresho bidufasha kwinjiza amakuru muri computer cyangwa se guha instructions computer. Kuko twabonye ko computer iprocessinga amakuru cyangwa se itunganya amakuru ariko igendeye ku ma instruction yahawe na hardware ndetse na software. Rero hano tugeze kuri hardware zitanga za instruction kuri computer. Harimo input device. Iyo input device zivuyeho duhita dukurikizaho ikindi gice cyitwa CPU. Mu magambo arambuye iyi ngiyi ni Central Processing Unit. Ahangaha twahita noneho, ahangaha ni nk'umutima wa mashini cyangwa se ubwonko bwa mashini, kuko niho ya makuru yose niho atunganyirizwa, ni naho bya bikorwa byose bigenda bikorerwa. Kuba twa processing amadata, tukaba twakanzura ko tugiye kuyabika cyangwa se tugiye kuyohereza ku ma screen kugira ngo umuyuza wacu agire amakuru abona, byose ni hano bikorerwa muri CPU. Bivuze ngo CPU ni nk'ubwonko bw'imashini cyangwa se brain of the machine cyangwa se brain of computer, nicyo cyitwa ubundi CPU.
iyo CPU ivuyeho hahita hazaho icyitwa output device. Output device output device noneho ni computer hardware idufasha kumonitoringa cyangwa se kugaragaza umusaruro w'amakuru computer iri gutunganya, cyangwa se niyo iduha nyine umusaruro w'ibyo computer yakoze. Ahangaha urugero, wenda wowe usabye computer wenda kwikumvisha indirimbo runaka, niramuka ikinnye ya ndirimbo ukayumva, ahantu uri buze kuyumvira cyangwa se ahantu amajwi uri buze guturika, ndavuga ubwo ni muri speaker. Ubwira speaker ni output device. Urumva ni igikoresho cyangwa se ni hardware iri bugufashe kumonitoringa cyangwa se kubona umusaruro w'ibyo computer irimo iraprocessinga, nicyo twita output device. Nyuma ya output device niho tuza kugiramo ibyitwa storage device. Storage device. Izi storage device noneho ni ububiko, kuko urumva computer niba ikenera gutunganya amakuru ikaba yakira ikanayatanga, ikenera no kugira aho iyabika. Aho rero iyabika niho twita ku ma storage device. Storage device ziba zigiye ziri amoko menshi. Noneho nagira ngo tugende turebera hamwe ama device tugenda dusangamo ahangaha hose kugira ngo noneho tujyane neza twumva ibintu kimwe. Tugiye guhera wenda ku ma input device. Dore uko nguko niko izi device zigenda zikorana gutya. Urabona input device nizo zitanga amakuru kuri CPU igatanga amakuru ku ma output device. Ariko iyo bigeze kuri storage device, CPU ihereza storage device amakuru, ndetse storage device ikongera igasubiza CPU amakuru kugira ngo ibashe kuyatunganya cyangwa se ibashe kugira ibindi bintu iyakoresha. Ubundi muri rusange iyi niyo structure ya computer. Computer ni gutya iba yubatse, tugendeye ku ma device aba yikoze mu bijyanye na hardware. None ndagira ngo tugende turebera hamwe buri bikoresho tugenda dusangamo hano, yaba ama input device, yaba ama storage device, output device, ndetse n'ama CPU. Ariko CPU zo ntabwo tuzitindaho cyane kubera ko izo ikintu zigenda zigira ni ama generation gusa cyangwa se ama brand agiye atandukanye. Izo nta bindi bintu byinshi tugenda tuzisangaho. None reka turebere hamwe aya ma device yandi ingero zayo kugira ngo noneho dukomeze turi kumenya ngo ibi bintu ese ni ibiki. Kuko urumva hano uri kumenya ngo ni input device, ariko ntabwo uzi ngo muri input device ni iki kuri machine. Reka noneho dukomeze ku ma input device. Tugendeye ku ma input device, input device ya mbere dushobora kubonamo ni mouse. Mouse ngira ngo murayizi cyangwa se ubaye utanayizi, mouse ni aka gakoresho kameze gutya. Kangaka ugenda ukoresha ku mashini, ugenda pointinga, ugenda uhindura ibintu wenda ushaka, ndetse tunayita pointing device. Kurumva hari ifitemo agafresh mu mashini ku buryo niba uyimuvinze igenda ikimura, wagera ku kintu ushaka ukemeza, cyangwa se wagera ku cyo ushaka kumuvinga gutyo na gutyo. Iyi niyo bita mouse. Noneho mouse ubwo nayo ni input device kubera ko uyikoresha utanga instruction ku mashini kugira ngo mashini yawe igire ibintu runaka igukorera. Iyi niyo twita mouse ku ma input device. Rero twagiramo n'indi twita keyboard. Keyboard ngira ngo umuntu wese arayizi, n'utaba yizi ku mashini yaba yizi no kuri telefone. Ni hariya ahantu ku mashini haba hari amatushe umuntu akanda, hari amareta, hari imibare, hariho izo twita ama function keys. Ibyo byose
hariya niho twita kuri keyboard. Iriya keyboard urumva nayo ni input device kubera ko nayo uyikoresha wandika ibintu ukeneye ko imashini iza guprocesinga ikaba yabibika cyangwa se ukaba wenda wabyohereza umuntu runaka cyangwa ukaba wabikoresha n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Iriya niyo twita keyboard kandi nayo ikoreshwa nka input device ku mashini. Indi input device dushobora kubona ku mashini niyo twita scanner. Scanner nayo buriya scanner nayo iba ijya kumera nka printer ariko urumva yo ni inverse ya printer. Urumva printer iyo ushobora gushyiramo urupapuro ruri soft ikaruprintinga rukaza ruri hard, nyine rukaza rufatika mu gihe warushyizemo binyuze mu mashini, ariko scanner yo noneho ushyiramo urupapuro ruri hard yarangiza ikarusikana igahita irukwereka mu mashini ruri soft. Urumva ibifashe urupapuro ruri hard irarusikanye ikozemo urundi ruri soft rubasha kubikwa mu mashini ko za storage device twabonye. Urumva iyi scanner nayo niho hantu ibera input device kubera ko urumva nayo ifite ukuntu nayo yinjiza amakuru muri computer. Iyi ngiyi nayo ni imwe muri ma input device. Hari n'andi ma input device menshi agiye atandukanye ariko wenda yo bitewe n'uburyo nyine dukunda gukoreshwa cyane iyo ntago twahita tuyiga kano kanya bitewe gukunda gusanga wenda akoreshwa nko mu nganda cyangwa se ugasanga nyine akoreshwa mu zindi factory zigiye zihariye. Rero nk'abayuza basanzwe izo tuba dukeneye kumenya cyane ubundi ni izi ngizi. Noneho ngira ngo ku bijyanye n'ama input device ngira ngo hano byumvikanye. Noneho reka turebere hamwe noneho n'ama output device. Output device iya mbere dushobora kubonamo ni monitor cyangwa se iriya screen y'imashini. Ngira ngo iriya ubundi niyo output device ya mbere y'imashini, kuko iriya iyo uri gukora imashini ya mbere ikwereka ibintu uri gukora ku mashini ngo ni ibiki cyangwa se biri kuva bikajya. Iriya niyo navuga yuko niyo main output device cyangwa se niyo output device yibanze ku mashini, kuko itariho ukoresha imashini rwose yabigoranye. Usibye wenda nka ziriya mashini z'ababana n'ubumuga bwo kutabona, zo baba bafite uburyo bamenya ibyo bari gukora bakoresheje hariya kuri keyboard haba hariho utuntu tumeze nk'uduheri, ku buryo iyo ari gukora kuri buto akora kuri buto yakumva uduheri turiho agahita amenya ngo iyi buto nkozeho ni iyi ngiyi. Urumva bariya bo ntabwo bakeneye gukoresha iyi monitor, ariko ubundi muri rusange monitor niyo main output device ya computer. Hakaza ndetse na speaker. Iriya speaker nayo ni output device, kuko ngira ngo nk'iyo ushyizemo indirimbo ahantu hambere uyibonera ni kuri monitor. Ureba niba ari video washyizemo ukabona yuko nyine ni video ukayenjoyinga, mu gihe ariko uri kumva n'amajwi ari guturuka mu speaker. Urumva speaker nayo ni imwe mu ma output device ya computer. Ari naho hahita haziraho n'indi yitwa printer. Printer yo noneho ukuntu ikora, printer yo urumva yo itandukanye na scanner. Scanner twabonye ko ushobora gushyiramo urupapuro ruri hard, urupapuro ushobora gufata ukarushyiramo igahita ikoramo n'urupapuro ruri soft rubasha kubikwa mu mashini. Naho mu gihe printer yo uyiha rwa rupapuro ruri soft rubitse mu mashini, yarangiza ibintu biriho igahita ibifata igahita ibyandika ku rundi rupapuro ruri hard ubasha gufata. Noneho urumva iyi nayo ni output device kubera ko ifashe ibintu mu mashini. Ubwo rero bisobanuye ko na printer nayo ari output device, kuko nayo tubonye ko nayo iba ishobora gukura amakuru muri computer ikayaduha mu buryo buri hard ku rupapuro. Ubwo ndakeka hakurikiyeho ama storage device. Storage device zo ni device computer yifashisha mu kugira ngo ibike amakuru yayo. Storage device
storage device ni ahantu hose hashoboka computer ishobora kubika amakuru. Ya mbere dushobora kubonamo y'ingenzi ni iyitwa hard disk. Mu magambo arambuye iyi ngiyi yitwa hard disk drive. Ni diske y'ibanze cyangwa se y'ingenzi computer yifashisha mu mikorere yayo ya buri munsi, kubera ko computer ntashobora gukora mu gihe idafite iyi hard disk cyangwa se indi ikora nkayo yitwa SSD. Izi ngizi ahantu zitandukaniye h'ingenzi ni uko iyi ngiyi ikoresha ikoranabuhanga rya kera mu gihe iyi ngiyi ikoresha ikoranabuhanga rigezweho. Iyi ngiyi mu magambo arambuye ni solid state drive, none iyi ngiyi ikaba hard disk drive. Iyi ngiyi yakoreshwaga mu myaka ya kera, n'ubwo iracyakoreshwa ariko ntabwo ari cyane kuko amamashini asohoka ubu ngubu ntabwo ziba zirimo izi ngizi, harimo ama SSD, kubera ko biba bifite difference nini. Nzabereka muri video z'ubutaha difference iri hagati ya SSD ndetse na hard disk drive. Tukajya ku yindi flash disk. Flash disk yongera ngo hafi ya mwese nta muntu utayikoresha, nizo mukoresha mugiye kwakanga amafilime kuba DJ ibintu byinshi. Flash disk bera nayo ni storage device imashini ishobora gukoresha mu kubika amakuru yayo. Tukagira n'indi yitwa memory card. Memory card nayo ngira ngo umuntu wese yaratunzeho telefone y'amatushe, memory card agomba kuba yize. Memory card nayo buriya na storage device yego ngubu ntabwo zigikoreshwa cyane, ariko ku makamera, ku ba photographe buriya zikoreshwa cyane, ku bintu bijyanye n'amakamera ziba zikoreshwa cyane, kuko ntabwo kamera nazo ziba zikunda gukoresha izindi storage device atari memory card. Yego zirakoresha, hari usanga zikoresha, hari usanga zikoresha udu CD, nubwo nazo ari za kera zidakunda kuboneka cyane zikoresha ibyo byose, ariko buriya zikoresha memory card. Amakamera akenshi bagakoresha na memory card. Tukagira n'indi storage device yitwa CD cyangwa se CD isanzwe nyine, abo ku bantu bakoresheje lecture DVD ngira ngo muzizi ama CD. Mu magambo arambuye yitwa compact disk. Niko biba bishatse gusobanura iyo bavuze ijambo CD cyangwa se CD, nicyo kintu bisobanuye. Iriya nayo buriya ni storage device ishobora kwifashishwa na computer, kubera ko computer ishobora kuba yabika amakuru runaka, kuko nk'ubu iyo bari gucuruza ama antivirus cyangwa se ama window mu buryo buri hard bayacuruza ku ma CD, ndetse n'andi ma software menshi ugenda ugasanga bayigurisha kuri CD. Ubu ngubu rwose ntabwo ari ukuvuga ngo nyine ngo ni kera ngo ntabwo zigikoreshwa, zirakoreshwa, ariko nyine ni ahantu hakeya, kuko urumva niba wenda ugiye nko kugura wenda nka antivirus runaka cyangwa se software runaka igurwa, ushobora kugenda ugasanga bari kwicuruza kuri CD yayo nyine iriho n'amabana nyine yanditseho iyo ashushanyijeho nyine amalogo y'iyo software. Gusa ariko bisa nkaho ari nkaho nyine zisigaye zikoreshwa cyane, ubundi ntabwo zigikunda gukoreshwa. Tukagira n'indi bita floppy disk. Floppy disk aha ngaha ku bantu mwagiye mukoresha sente cyane za kera ariko atari zungubu, storage device za sente za kera zabaga ari floppy disk cyangwa se yitwa diskette. Iyo ushobora kuyita gutya floppy disk cyangwa ukayita diskette, ukaba kajya kumera nk'aga CD kari mu kantu kameze nk'agakava ukuntu, buryo ntabwo wakabona neza, nyine kaba kakavarinze mu kantu wagira nka CD iri mu gipapuro cyayo, niko diskette ibijya kumera. Nayo iriya nayo ni ubwoko bwa floppy disk, nibizaba bikunda nzayambereka wenda amafoto yazo kugira murebe n'imiterere yazo n'ukuntu zimeze, kugira ngo ubutaha n'ujya uhura nayo ujye umenya ngo iyi ngiyi ni storage device yitwa gutya. Noneho ubwo hasigaye indi hard disk, hasigaye indi hardware imwe yitwa CPU. Sibyo ko CPU yo nta kuvuga ngo wenda ingero z'ama CPU byo tuzabyiga twaramaze gusobanukirwa neza computer muri rusange, nibwo tuba tumaze kuba advanced ku buryo tuzaba tubasha no kumva CPU ibyo ari byo, ku buryo dushobora no kumenya kuzitandukanya. Ni CPU
cyangwa se Central Processing Unit. Iyi ngiyi ikora nk'ubwonko bw'imashini cyangwa se brain of the computer. Iyi ngiyi rero yo ntabwo ndi buze kubabwira ngo wenda ngo CPU ngiyi CPU iyo akenshi nko mu mashini dukunda gukoresha kenshi mu Rwanda ukunda gusanga inyinshi zikoresha ama CPU yitwa Intel, ari nayo bakunda kubara ibintu ngo bya i3, i5, i7 gutyo, ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Izindi zitandukanye zo tuzagenda tuzireba nyuma twaramaze kugira ubumenyi buhagije ku mashini kugira ngo tubashe no kumva ama CPU ngo ni ibiki, kuko ubu ngubu ntabwo twaza tubyumva tukiri muri introduction. Gusa ikintu tugomba kumenyaho ni kimwe, nuko CPU is the brain of the computer. CPU niyo ibihedinze cyangwa se niyo ibiyoboye ibikorwa byose computer ikora, kuko urumva nawe nk'ubu ubaye udafite ubwonko nta kintu na kimwe ushobora kuba wakora. Rero CPU nicyo kintu, niko kamaro kayo mu mashini. Ni nkaho ari ibitekerezo imashini, ibintu byose bikore, ibyiri bwakire, ibyiri busohore, byose ni CPU ibigenda ibigenga. Guys, ndagushimiye wowe wakurikiye iri somo kugeza aha ngaha. Niba utarakora subscribe, nagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ubutaha video zacu zizaze kugeraho ku gihe, zizaze kugeraho uri uwa mbere, kandi uzabashe no kunguka ubumenyi ukeneye muri electronique.